This is Gospel Moment with David. Ubu rero uyu mwanya tugiye kwigana ngo nuhetamuka niki uzakora. Ubu ko wahetamutse niki ugiye kugira gute? Ugiye gukora. Tumaze igihe kirekire isi yaraduhetamishije, ducungana n'ubuzima, ducungana n'ahazaza h'imiryango yacu, ariko ndashimira Imana ko muri ibi byumweru bibiri twubuye amaso tureba mu ijuru. Kubw'ibyo rero muri iyi sabato yera Yesu yabanye natwe kandi afite byinshi yifuza kudufasha. Ese nawe uri umwe muri abo ngabo? Dufite amakorari meza yaririmbye kandi ku bwanjye ndifuza ko akomeza kuririmba. Muri uyu mwanya nyemerera nkoresha iminota mike cyane. Banza ufate Bibiliya yawe kugira ngo tuze gukoresha iminota neza. Tujyane muri Bibiliya yawe. Bibiliya yawe ifite utugozi tubiri ndatekereza. Situbirira? Ni tubiri. Akagozi kamwe genda ukandambikire muri Daniyeli. Daniyeli igice cya 4. Akagozi ka kabiri. Akagozi ka mbere mwagashyizemo, reka ndeba bagashyizemo. Aha, yego, Imana ibahe umugisha. Hari n'abafite Bibiliya zo muri telefone, namwe mukoresha utugozi. Akagozi ka kabiri rero ndashaka kukanjyanira muri Luka igice cya 13. Ubwo kwari ukugira ngo iminota yagombaga gutakara dushaka ibyo bitabo tuyigaruze. Umuyobozi w'indirimbo wowe nawe turiga uri aho ngaho, computer ifunguye, indirimbo ya 323. Ubwo iyo ndirimbo niyo irasoza ikibwirizwa. Nta bintu byo gutangira ngo urakurura umugozi, bishyiremo mu mugozi neza. 323. Nuhetamuka cyangwa se niba umaze guhetamuka ni igiki gikurikiyeho? Munyemerere mujye juru dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira ko bana natwe kandi utwitaho. Umurimo wawe ni mugari ariko uri Imana ifite amaboko. Abana bawe bagize icyo batanga ngo aya materaniro agende neza, ibiganza byabo tubisabiye umugisha. Abana bawe bapfukamye bagasengera aya materaniro, amavi yabo bajye bapfuka mu bahe ibyo basabye. Abantu batekereje bakarara amajoro. Urubyiruko rw'abajiya bafashe gahunda yo kuzenguruka mu ngo zimwe bababwiye nabi, izindi barabatutse, ariko iminyago imwe yabonetse mu bwami bwawe. Ubaha umugisha. Mwami Uwiteka, umuntu wese witanze akaba abayeho mu rugo aho atuye bitamworoheye, ariko akwemera gutamba igihe cye kugira ngo agire icyo asarura mu bwami bwawe, uhire akazi ke, uhire n'ibyo asarura by'ubuzima bwa buri munsi. Buri muntu wese wifuje yuko iri jambo ryawe rigira imbaraga, tumusabiye umugisha. Kandi Mwami Uwiteka, uwifuje kuboneka bikamwangira akadukurikirana adahari, ariko umutima ukegerana n'iyacu, nawe tumusabiye umugisha. Dusabiye umugisha abana bawe babatijwe uyu munsi, kugira ngo babe mu biganza byawe. Dore ni wowe uheka, kandi imvi zizarinda ziba uruyenzi ari wowe ubahetse. Tubagushyize mu biganza. Ijambo ryawe rikomeze rigira imbaraga ubwo tugiye kubumbura kugira ngo twige. Bumbura imitima yacu ngo ijambo ryawe ribone aho rijya, kandi imyanzuro yera abana bawe bagiye gufatira muri iki cyigisho ibi yacu none n'iteka ryose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Luka igice cya 13. Hari ku isabato Yesu yagombaga kwigisha mu isinagogi, kandi abasomyi ba Bibiliya Luka 13:10, umugore uhetamye agira gute? Akizwa na Yesu. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo
umugore ufite iki? Dayimoni. Uyu dayimoni yateraga ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 agize gute? Ahetamye, atabasha kugira gute? Kunamuka na hato. Ese kutabasha kunamuka aricyo byari bitwaye uyu mugore? Umugore yahoraga areba hasi, ntiyabashaga kunamuka. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Bivuze ngo guhetama, umuntu agahora areba hasi gusa, nabyo ni iki? Ni ubumuga. Yesu amaze kumubwira gutyo, aramubwira ati, ubohowe ubumuga bwawe. 13, amurambikaho ibiganza. Muri ako kanya agira gute abasomyi ba Bibiliya? Aragororoka, ahagarara yemye, arangije ahimbaza iki? Imana. Ngibi ibintu 3 bikomeye bigomba kuranga umuntu wari uhetamye, dayimoni yaraguhetamishije. Iyo uhuye na Yesu akagushyiraho ibiganza, ibi bintu 3 bigomba kukuranga. Icyambere, dufite abantu Satani yajyanye abakundisha isi kugeza ubwo batakibuka ko mu ijuru hari Imana. Dufite abantu Satani yafashe abakundisha ubutaka, ku buryo ubutaka bwabacumuje, bibagirwa yuko mu bwami bw'Imana tuzaba mu ijuru imyaka 1000 kandi tukaba no mu isi nshya. Hari abantu Satani yahetamishije, abereka ko ibibazo byabo nta muntu bitayeho, ntibakagira umuntu bakundana nawe, ntibakagira umuntu bafashanya, ku buryo umuntu yibera muri ibyo ntiyubure umutwe ngo amenye ko mu ijuru hari Imana. Hari abandi Satani yatwaye abajyana muri uyu murengwe w'isi, bava mu tubyiniro bajya mu byo kwinezeza, bava mu nzoga bajya mu biki, bagahora muri ibyo bintu, ku buryo Satani abibagiza ko mu ijuru hari iki? Hari Imana. Dayimoni uhetamisha abantu, abereka ko isi ifite agaciro kuruta ubwami bw'iki? Bw'Imana. Kandi nta muntu uhetama umunsi umwe ngo birangire. Dayimoni agenda guhetamisha gake gake kugeza igihe kubura umutwe bitazakunda. Yesu aramwitegereza mu isabato, abona abana b'Imana bagomba guhagarara bemye. Ibihe by'akarengane ntibigomba kuzasanga tugize gute? Twubamye, duhetamye. Ntabwo ibihe by'akaga bigomba kuza duhetamye, bigomba gusanga duhagaze tugize gute? Twemye, dufite ububasha bwo kurebana n'ibiduteye, dufite n'ububasha bwo kureba mu ijuru dutabaza Imana ngo igire gute? Idutabare. Mu gitabo kimwe cy'umugenzi nasomyemo, umuntu umwe wari ufite ikibazo, ngo yari arimo gukubura, arimo gukora akazi, ngo noneho marayika aranezerwa. Marayika araza, aza hejuru ye, ngo uyu muntu yari afite akazi kenshi. Marayika aza hejuru ye, aje hejuru ye afata ikamba ngo arishyira hejuru, kandi marayika ntiyagombaga kumanuka ngo arimwambike agize gute? Yunamye ari muri ibyo ngibyo, kuko ikamba ryerekana ingororano. Ngo uyu muntu yagumye muri ibyo bintu, yibagirwa kubura umutwe. Ikamba ryari ryateguwe, icyari gisigaye ni ugucomekamo iki? Umutwe. Ngo marayika yageze aho abona uyu muntu ibyo arimo bimurangaje, abikunze kuruta ingororano y'ikamba ry'ubugingo. Marayika araguruka arigendera. Umuntu ashobora no guhetama mu by'Imana, umuntu akita kuri korari, kwihana ntabibonere umwanya, kwiyunga n'Imana ntabibonere umwanya, akazaza yirirwa avuga nabi mu rusengero, akavuga nabi muri korari, akabwiriza ashwana n'abantu, ibiki byose. Icyuya kikaza, ariko ijuru rikavuga ngo marayika manuka urebe yuko yibuka ko ijuru rihari kandi n'ingororano zigize gute? Zihari.
umuntu ashobora kurangirira mu rusengero, ariko Imana ishimwe, Yesu akunda kubwiriza mu isinagogi ku isabato. Amen. Kandi ku muntu twirirwanye, Yesu yagize icyo akora ku buzima bwawe. Niki kiranga umuntu umaze kwiga ijambo ry'Imana, umuntu umaze gutsindishirizwa n'Imana, umuntu umaze kubyarwa ubwa kabiri, umuntu umaze guhinduka, umuntu umaze gufashwa na Yesu akava mu bya kera akajya mu bishyashya. Niki kimuranga? Icya mbere, umuntu aragororoka. Nubona umuntu atagororoka, Abisiraheli Imana yarabajyanye irabajyana, Imana irangije biyobeye neza, ibwira Mose iramubwira ngo jyana ubwo bwoko bwawe. Ni ubwoko butagonda iki? Kutagonda ijosi. Imana iyo yashakaga yuko bareba, bo baravugaga bati twebwe turashaka kureba. Imana iragerageza baranga. Kubw'ibyo rero, ikintu cya mbere kiranga umuntu wamaze guhindurwa na Yesu, wahuriye na Yesu mu isabato, ahinduka umuntu ugororotse. Kubw'ibyo rero, ntabwo uzigira umugorozi w'abandi, nta nubwo uzacunga utugoramye mu by'abandi, ahubwo uzaza uhora ubwira Yesu uti dore nari impetamye, aba ari wowe umpagarika, umpe kuba ngize gute ngo ngororotse. Abantu bakunze guhengama igihe kirekire, ni igiki cyangirika? Ni urutirigongo. Kandi urutirigongo nibwo buzima. Bivuze ngo iki? Abizera niba bahetamiye mu isi, ntibabashe kubura imitwe ngo barebe mu ijuru, bazarwara urutirigongo ku buryo ibihe by'akaga batazahagarara bemye. Ikigutwaye umunsi kizakugumana. Nshuti zanjye, icya kabiri ni uguhagarara wemye. Icya gatatu ni uguhimbaza iki? Guhimbaza Imana. Icyo nagiraga mbabwire ngiki, nubwo waba uri umunyantege nke, ntuzagire impamvu n'uburwayi bikubuza kuza mu nzu y'Imana, kuko hari umunsi ku isabato uzahuriramo na Yesu, ari uri bwigishe, kandi mbere yuko yigisha abanza akize. Imana iratangaje cyane. Daniyeli igice cya 4. Daniyeli igice cya 4, abasomyi ba Bibiliya, Daniyeli igice cya 4. Nebukadineza, umwami ukomeye w'i Babuloni, amaze kubaka Babuloni ye, arayikomeje. Babuloni ayicishamo inzira zijya mu mahanga yose, ayigira santere y'ubucuruzi, ayishyiramo ibigirwamana byose, ayigira santere y'imisengere. Babuloni ayiteraho icyapa kigaragaza yuko Babuloni ari ye yayiyubakiye, ndetse mu buryo bw'ibanga batangira no kuzaza bavuga ko n'imana zitabana n'abantu, zidashobora guhungabanya Babuloni. Kubw'umugore we yakundaga, Nebukadineza aragenda yubaka amajaride hejuru y'amazu, kugira ngo umugore we naba ari hejuru y'ayo mazu, muri ayo majaride, ajya abasha kureba imisozi y'iwabo. Nebukadineza aricara, ageraho abantu bakazaza bamwegera bati ariko nawe wavamo Imana. Ibimenyetso by'Imana birahari, biragaragara. N'abanyapolitike b'isi bajya bashukwa n'abantu bakamubwira bati aho ugeze nawe uri nk'Imana warema. Nebukadineza igihe kimwe aricara, arangije aravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye. Ikintu gikomeye, nimureba neza, uyu mwami ahura n'ikibazo gikomeye. Nimureba neza, iby'inzozi bisohora ku mwami. Daniyeli yamubwiye iyerekwa, amubwira iby'Imana irimo gupanga. Nebukadineza yanga kubyumva ndetse ntiyakangwa nabyo. Iby'inzozi bisohora ku mwami, ni umurongo wa 25. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12, umwami yari i Babuloni, arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye nagize gute? Niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, mubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Yavuze njyewe 6 muri Ezekiyeli 28. Satani yavuze njyewe 6.
nzazamuka nzamura intebe yanjye y'ubwami isumba intebe y'iki, nzaba nk'Imana. Umutunzi w'umupfapfa yaravuze ngo nuko rero nibwo nzabwira umutima wanjye ngo mutima wanjye nezerwa, nakubikiye ibintu bigize gute izi zanjyewe buri gihe iyo zivuzwe Imana ikaburamo irimanukira. Nebukadineza avuze iki kintu, umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari we, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe bukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwigize gute, uwishaka. Nuko iryo jambo, uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'iki, umubiri wutondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Agiye mu ishyamba rero, agiye mu ishyamba, abantu ntibamenya ko umwami yagiye, baramuhiga baramubura, ariko bibagirwa gukora kudeta, kuko iyi Imana irinze nta muntu n'umwe waguca inyuma. Nebukadineza mu ishyamba arabanza arwana n'ubuzima, akabaho nk'uko inka ziba, arya ibyatsi, akazaza abaho nk'uko ihene zimera. Imana imuha ubwoya ngo atazicwa n'imbeho, ndetse umunuko inyamaswa zigira, buri inyamaswa itinya kurya indi bitewe n'umunuko yayumviseho. Nebukadinezari inyamaswa ziramutinya, ariko umunsi umwe aricara, yibuka yuko yigeze kuba umuntu, yibuka yuko yigeze guhagarara yemye, ariko ntiyashima Imana. None ubuzima bwaranze, asigaye ari ukugenda areba mu ishyamba, akantu arabona ko kurya iki, kandi iryo shyamba naryo ntiryari rimworoheye. Umunsi umwe aricara aravuga ngo ubu buzima bugomba kurangira. Bibiliya ivuga ngo iki? Nimureba neza umurongo wa 32, umurongo wa 31, hanyuma y'iyo minsi njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mera ko nshima isumba byose, maze kuyishima mbigenza gute? Ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Bishoboka ko nawe ubuzima bwakubanye ishyamba, bishoboka yuko n'abagombaga kugukurikirana bakujugunye, bishoboka yuko kubaho bitakubereye byiza, ndetse bishoboka ko ibyo abantu bakugiriye byatuma uba inyamaswa. Ubuzima bwawe uhora uhanga amaso abantu, uhora uhanga amaso ibibazo, uhora uhanga amaso isi, ariko kuva uyu munsi gerageza wubure umutwe wawe urebe mu ijuru, uri bugarura akenge. Iyaba Imana yafashaga abagabo bagarura akenge, imiryango yabo yenda gusenyuka bayitabara, abagore nabo byabuko. Iyaba abasore bemereraga Imana bakubura umutwe bakareba mu ijuru, hari ubukwe bwapfa, hari n'ubukwe bwakira bukazamuka, kuko mu ijuru hari Imana ireba aho tutagize gute, tutareba. Kubw'ibyo rero, niba umaze kubona yuko ukunze Imana, ukaba ukunda ubuzima bwawe buzirike ku Mana, saba Imana wubure umutwe, umenye yuko mu ijuru ariho gusubizwa kwawe kuri, kandi Imana niguha kugarura ubwenge, uzahimbaza Imana, uzayambaza, kandi ubwami bwayo buzagaragarira muri wowe. Ndasaba Imana ngo we wari uhetamye, Imana iguhetamure, ubashe kugororoka, abantu bajye bakugeraho babona uragororotse, kandi ubashe kugira imbaraga zo guhamya Imana, kandi ubashe gusingiza Imana. Uyu munsi umuntu utabasha gukura amaso ku isi ngo ayahange mu ijuru, icya mbere nta bwenge azagira, icya kabiri azahora ari umuntu uhengamiye mu bibi, icya gatatu ibibazo ntibizatuma ahimbaza Imana ngo ayishime. Mwebwe mwaje muri ino sabato,
ndabinginze muhuriremo na nyiri isabato, nimumara guhuriramo na nyiri isabato abakize. Kandi iby'Imana yakoreye Nebukadineza, iby'Imana yakoreye uriya mudamu, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ibibakorere mu izina rya Yesu. Duhagurutse, indirimbo yacu 323. Iyi ndirimbo tugiye kuyiririmba dufite imbaraga. 323, abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe ku muziki wayo, turirimbane n'abizera. Hagarara wemye. Nyanja y'ibyaha nta byiringiro nari mfite byo kuvamo, maze Umukiza yumva gutabaza kwanjye, abari mbona Yesu muhaye umutima wanjye mushikamyeho, nzajya ndirimba iteka icyubahiro cye, urukundo nyakuri nzajya nduririmba, niwe nkesha kwizera n'urukundo, urukundo rwankuyemo ubwo nari nabuze uwamfasha, urukundo rwankuyemo nari nabuze umfasha, mbona Yesu. Mutima ubabaye, mutima ubabaye reba Yesu agukize, niwe uzakurokora mu muraba ukaze, ategeka inyanja zose zikamumvira, arashaka kugukiza uyu munsi, urukundo rwankuyemo nari nabuze uwamfasha, urukundo rwankuyemo nari nabuze umfasha, mbona Yesu.
Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko iyo turi mu isabato tuba turi kumwe nawe. Tugushimiye ko ari we mwigisha mukuru tuba dufite mu isabato, kandi ntushobora gukomeza kwigisha mu gihe ubona hari ukeneye gukizwa. Tugushimiye yuko muri ibi byumweru bibiri wafunguye ubuzima bwacu, uhambura amaso yacu turabona, amaboko yacu uca imigozi yari tuziritse, amaguru yacu waciye ingoyi z'umwanzi zari zituboshye. None uyu munsi tugushimiye yuko wongeye kuduha guhetamuka. Abari bahetamishijwe n'isi, abari bahetamishijwe n'ibibazo byabo babyikoreye bibahetamishije, abari bikoreye ingo zabananiye, tugushimiye yuko uri Imana itanga itangazo, uwari uhetamye akagororoka. Kandi uturinde yuko ibibazo turimo byatubuza kuguhimbaza, kuko kuguhimbaza bifite imbaraga ku bubasha bw'ibibazo bituzengurutse. Isi yamaze kuba nk'ishyamba, buri muntu wese yabaye nk'inyamaswa. Turimo turacamo duhetamye, ubuzima bwaranze abenshi bameze nka Nebukadineza, kuko batigeze bagushaka ngo babere umwami n'umukiza. Ariko kuva uyu munsi tugaruye akenge. Mwami Uwiteka, twubuye amaso tureba mu ijuru, twibutse ko ari wowe utwambika, twibutse ko ari wowe utugaburira, twibutse ko ari wowe udutegurira ahazaza, twibutse yuko ari wowe uduha gukiranuka, twibutse ko ari wowe uduha imbabazi. Ubuzima bwacu tubushyize mu biganza byawe. Tugize umugisha, uraduhetamuye kugira ngo tubashe guhagarara twemye imbere y'ibibazo n'amakuba n'akarengane biri imbere yacu, kandi udukorere ibirenze. Wowe wavomereye imbuto, kandi akaba ari wowe wazibibye, ukomeze uzivomerere. Iri torero ukomeze uriho ibihe byiza. Ababwiriza bazakurikira bazakomeze kugira imbaraga yawe, nk'uko n'abambanjirije wari warabahaye imbaraga zawe. Reka ubuntu bwawe bukomeze bube mu nzu yawe. Uru rusengero ruba inzu yo guhungirwamo n'amahanga yose, ruba ubwihisho bw'umugaru, kandi ruhinduka inkuge mu gihe nk'iki ngiki cy'abakobanyi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.